Murakoze, nitwa Azabe Ndayisenga Confiance. Ndi umunyeshuri hano muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Wiga mu mwaka wa kangahe? Niga mu mwaka wa mbere, niga mining engineering. Nagerageje gukora neza mu kizamini cya leta, mbona bourse. Ubu ngubu ndi kuhirwa na leta, kwezi bakagira icyo bangenera, n'ukuri nashima cyane. Uretse kuba ndi umunyeshuri, ngerageza no gukora sport, nkina umukino wa basket. Byari umwaka ushize ubwo nari mu wa gatanu, yego, mbona mu busanzwe nageragezaga gukina mu ikipe y'ikigo, hanyuma batoza muri entraînement mu busanzwe dukina nyine bisanzwe, njya kubona barambwira uti ngwino dusinya amasezerano. Byari byiza cyane kuko ni rwo rugendo rwa mbere nari ngize muri division ya kabiri mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma hari bamwe mu babyeyi bakunda kubuza abana babo gukina, bafite imyumvire y'uko umwana ukina yaba akina umupira w'amaguru yaba basket nk'uko nawe yikina badatsinda. Wowe wabihuza gute no kwiga? Mu by'ukuri ikintu cya mbere navuga ni uguhindura imitekerereze. Cya mbere no kumva ko ibintu wabishobora, buri ikintu wishyizemo ko wagikora mu by'ukuri uragikora, ariko iyo ufite imitekerereze utarahindura ngo wumve ko ikintu wagikora ntacyo wakora. So ikintu cya mbere nakoze ni ukumva ko bishoboka ndetse mbyishyiramo, mbigira intego, birashoboka. Ikindi kintu cya kabiri nakoze nubahirije igihe. Mu by'ukuri ku mashuri tuba dufite igihe kiri fixe, so iyo ugerageje rero kugerageza uko ushoboye ugapanga umwanya wawe ukava muri classe ntujye mu bindi birangaza byinshi, ukajya mu kibuga ugakora sport ukaruhuka, bigufasha no kuza gukora étude umeze neza. Ababyeyi banjye bagerageje kunyumva, nkababwira kuko akenshi wumva iyo wiga ukajya no gukina ugakonsoma ibiryo by'abana biga gusa, urukumva ukeneye ibiryo birengaho. So ndabashimira cyane kuko bajyaga banyohereza amafaranga, nkaba najya muri iyo kantine, mu gihe ngiye muri match nkaba naca ahantu nkafata amafunguro kugira ngo bindinde umubiri wanjye ukomeze kuba ukomeye, bakangurira imyenda ya siporo, izo nkweto. Mu by'ukuri ababyeyi uruhare rwanyu rurakenewe kuko utashyigikiye umwana wawe mpamya ko ibyo wifuza atabigeraho. Ikintu cya mbere nabwira ababyeyi ni ugukundana n'umwana, ukaba inshuti. Iyo mukundanye n'umwana arakubaha akakumvira, iyo mukundanye n'umwana akwereka intege nkeya afite, hanyuma icyo gihe ukabasha kumuzamura. Umubyeyi ushobora kuvuga ngo umwana wanjye ntakina aratsindwa, umwana wanjye niyiga arananirwa, nuko umwana aba ameze nk'aho atakontororwa, adakurikiranwa. Iyo ubonye impano iri mu mwana ugomba kuyishyigikira, kubera ko hari igihe ayo mashuri ni urugero ashobora kuyiga wenda nayo akazamugira akamaro, n'impano iri mu mwana imugirira akamaro. Impano yunganira amashuri. Amashuri niyo ya mbere ku mwana kuko nibwo buzima bw'umwana, ariko impano iri muri we iyo uyishyigikiye hari igihe ari imubera inzira yo kubaho ku buzima bwe. Rero ni mu ruhare twagize kuri Confiance cyangwa se no kuri bene nyina kuko afite aho ndimwe, ni ukureba impano iri mu mwana tukayishyigikira, ukagenda uzamura impano iri mu mwana, kuko hari igihe umwana ashobora kukwereka impano ye ariko ukayicyaha. Rero twebwe ntabwo twacyashye impano yari iri mu mwana, ahubwo twaramushyigikiye. Biba na ngombwa dushoramo n'amafaranga mu bushobozi dufite, kuko gucuranga babyiga bacuranga babyize, ibintu nk'ibyo kwemera ugashoramo amafaranga, tukamuha amafaranga yo gutega amamoto akagenda, ntitugire impungenge. Kandi n'impungenge zikuramo ugasengera umwana akagenda agatega, akajya muri stade, akajya kureba imikino imurusha yabayeho y'amarushanwa, akajya ahandi hantu habereye amarushanwa, akavuga ati uyu munsi rero gutaramana nka basket ikomeye, ndeke njye kureba ntembere ndebe bandusha, ibintu nk'ibyo ukagenda umushyigikira. Ariko gukurikirana disipline ye, amasaha yo gutaha amubaza uti se utaraza, cyangwa nawe akagukomereka kuko umwana iyo amaze gufata disipline yo muri inshuti nuko kuba yabivuze abigendera akajya gukomereka, akubwira ati uyu munsi noneho ndatinda habaye iki n'iki, nawe ukabimenya, ukamenya ko umwana ari, ukamenya niba imvura iguye, niba uri bumuce ukamutahana, ibintu nk'ibyo mukaba inshuti nk'uko papa wawe yabivuze. Rero icyadufashije mbona kuri Confiance nuko twashyigikiye impano iri muri we, kuko kuva akiri muto yatweretse ko akunda basket.
hanyuma turamushyigikira kuko twabonaga ko n'ishyaka ryo kwiga rifite.